ubw'ubuzima budashidikanywaho. Nuguhagarara imbere ya boss, nuguhagarara imbere yo gukoresha, nuguhagarara imbere yo kurusha amaboko, nuguhagarara imbere ye ukamubwira ngo Imana yanjye ntago yagawa nkiriho, ntago yabura icyubahiro nkihari. Wa mugabo wanjye we ndagukunda, I love you so much, ariko Imana yanjye ntiyabura icyubahiro nkihari. Sherishu be, ntago Imana yanjye yabura icyubahiro nkiri umukobwa uyubaha. Kandi mwe turi batatu kandi duhanura, tubwiriza, twiruka imisozi, tujya kubwira abantu ko Yesu atabara, twataha tukarya isahani mwe turi batatu iriho iki kawunga n'amaminwa y'ibishyimbo, tugaragara nk'abenda gupfa, dukubitwa hasi buri munsi, ariko ntiduherayo, turasuzugurwa ariko ntitugawa byiteka, tugaragara nk'abakene ariko dutungisha neza, tugaragara nk'abiganza byanjye byakiba, umubiri wanjye wasambana, nabikora nabibasha, ndi umuntu uri nomo, ndi normale, umubiri wanjye urakora, ndi muzima, nabishobora, ndi imbere yawe muka Potifari na Yosefu, ndi imbere yawe, uri umugore mwiza, ariko databuja yampaye byose, abaja n'abagaragu, stock ndayifite, amafaranga nabi. Cumi n'umunani murongo, some duhereye ku murongo wa 17. Ariko mu gihe turi gusoma ndasaba Mugisha aze hano hafi kuri piano, ndumva hari indirimbo Mwuka Wera yampaye kuririmba nk'igice kimwe gusa. Imana ifashe. Yohana 18 murongo wa 17 haravuze ngo, uwo muja ukumira abaza Petero ati, mbese aho nawe nturi uwo mu bigishwa buriya muntu? Aramusubiza ati, oya, sindi umwigishwa we. Abagaragu n'abasirikare bari bahagaze aho bacanye umuriro w'amakara, kuko bahari imbeho barota, na Petero nawe yari kumwe nabo ahagaze yota. Umutambyi mukuru abaza Yesu iby'abigishwa be n'ibyo yigishaga. Yesu aramusubiza ati, nigishaga ab'Isineru iteka, nigishiriza mu masinagogi no mu rusengero aho abayuda bose bateranira, ntacyo navuze rwihishwa. Aramubaza ati, urambariza iki abumvaga ari bo ubaza ibyo nababwiye? Nibo bazi ibyo navuze. Amen. Dusoreze mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 murongo wa 14. Ahandi ndaza kuhavuga nyuma ndi gusoza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 murongo wa 14. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 murongo wa 14 haravuze ngo, ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba kuri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu wo muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana kubw'iryo zina, kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ariko se niba rubanziriza kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa, utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Nuko rero abababazwa nk'uko Imana ibishaka. Haleluya. Niba bitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo, bagumye bakore neza. Amen. Siteraniro ryose nitwavuga ngo amen. Munyikirize haleluya. Abinyuma munyikirize niba munyumva haleluya. Barimo baranyumva rwose. Mbega urukundo, mbega urukundo rutemba nk'amazi meza mu mutima wumye.
unsunikira kumukunda ndumva mukunze mbega urukundo mbega urukundo rutemba nk'amazi meza umutima unsunikira kumukunda ndumva mukunze. Tugiye kuganira aya magambo afite intego ivuga ngo kubaho mu buzima budashidikanywaho. Amen. Mwana we mwana niwe kuba umukristo udashidikanywaho. Ikintu iyo gishidikanywaho kiba gifite ubuzima busa n'ikindi. Ikintu iyo abantu bagishidikanyaho kiba gifite ikindi kintu biri semblable, byenda gusa, byenda kumera kimwe. Umuntu ashobora kukureka akavuga ati ndabona usa na Joseline, ndabona mumeze kimwe. Hari abantu bajya banyitiranya n'abandi bantu. Umuntu ashobora kukureba akavuga ati uyu muntu asa na nyirarume, asa na se wabo, arenda ati dore amatwi shawe arasa n'umwana, arasa na ba nyirasenge. Ni ibintu bishidikanywaho bituzuye bitameze neza. Ariko kuko Kristo adashidikanywaho, Imana ishimwe, n'abamwizera bagomba kubaho mu buzima budashidikanywaho. Nta kuvuga ngo buriya ngaragerageza ngo urabona ngo birenda ngo kuba byiza ngo oya, muri Kristo biruzuye, bifite umwuzuro. Niko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze. Yaravuze ngo yabaye umutambyi aba n'igitambo, ngo abikora rimwe gusa birahagije iteka ryose. Ntawe uzamusimbura, nta wundi utegerejwe, niwe arihariye, aruzuye. Abamwizera bagomba kuba basa nawe completely, nta kindi. Twese amen. Nicyo isi ikeneye. Isi ntikeneye kugushidikanyaho ivuga ngo uyu mukobwa, ngo uyu mugabo, ngo uyu mugore, ngo cyakora ngo iyo ari mu rusengero ngo aragerageza, ngo iyo ari muri korari, ngo iyo ari muri worship team ngo tubona oya, ntago ari ibyo. Kandi icyo nkundira ubuzima bw'umukristo ntibugira agaciro ku ruhimbi. Ubuzima bw'umukristo bugira agaciro inyuma y'urusengero. Abaje gusenga amen. Yona ni umugabo wumvise Imana, yumvise ijwi. Kandi igitangaje, Yona aziranye n'Imana, kuko iyo yumvise Imana ivuze amenya ko ari ivuze. Arabizi, azi uko Imana ivuga, azi uko Imana iteye, azi uko Imana imeze. Ni ibintu adashidikanyaho. Ariko mu minota mike Yona uhamagawe n'Imana, Yona uhamagawe n'Imana, mu minota mike, mu masegonda make ahindutse umugabo ushidikanywaho. Imana iramutumye ngo najye Nineve ajya kuburira abantu baho kubera ibyaha byabo byari bimaze kuba byinshi. Bibiliya iravuga ngo kubera ko abantu b'i Nineve bari baragiriye nabi umuryango we, abwira Imana ngaho kugira ngo abantu njye kubabwiriza napfa cyangwa ngahunga. Imana nta muntu uyihunga. Nta muntu uyihunga. Aho Imana ishaka kujya ugomba kujyayo. Abanyumvise twese amen. Munyikirize haleluya. Bibiliya iravuze ngo arimo arahungira i Tarushishi, ari mu bwato buvuye guhaha, burimo abarwiyemezamirimo, rurimo abacuruzi bakomeye bafite imizigo bapakiye mu bwato bwabo. Yona ngahungana ajyana n'abahunze. Umuraba nguza mu nyanja, amazi menshi, abantu barasakuza ngo buri wese asenga Imana y'iwabo. Yona ngo yari yiryamiye munsi mu mizigo hasi, ngo yisinzire, aba ngo ntago Imana yandeba. Ubu se yambona, yahinguranye ijisho ikamanura hasi mu mizigo yahankura. Yirengagiza ko Imana ireba no mu nda y'isi. Ijisho ry'Imana rirareba. Nta hantu umuntu yaryisha. Hari abaririmbyi bajyaga baririmba kera bakavuga ngo mu ijoro ry'umukara
no mu mwijima ukomeye no mu rutare rw'umukara hari mu rushishi rw'umukara ngo amaso y'Imana ararureba. Amaso y'Imana arareba nta hantu wayishe. Ngo basenga ibigirwamana buri wese ahamagara Imana ye. Ngo bararuha, zifite amatwi ntizumva, zifite amaboko ntizikora, zifite amaso ntizireba, zifite amaguru ntizigenda, ariko iyo mwataramiye muri uyu mugoroba ifite amaso irareba, ifite amatwi irumva, ifite amaboko irakora, ifite ibirenge iragenda. Ni Imana y'inyembaraga. Nta nubwo ndi buyisabira amashyi wumva bimurimo arayiyakomera. Nta n'impamvu ntabwo twayitwerera amashyi. Ni ayayo, impundu ni izayo, icyubahiro ni icyayo. Ni Imana y'inyangamugayo, ni Imana ikomeye, ni Imana umuremyi w'isi n'ijuru. Munyikirize amen. Yona ngo umutware wari utwaye iyi nkuge araza arambwira ati yewe wa mugabo we kusinziriye nuza akaga twahuye nako, imizigo yacu twayiroshe mu mazi nawe urasinziriye. Ubundi urinde, uvuka he, ukomoka he, uruhe mu buhe bwoko ko nta kintu bikubwiye. Yona abona kwiyoberanya ntari bubishobore, ari igihe uzivamo. Ndomuririmbyi byose je. Yona abwira umutware n'abari mu bwato, arababwira ati ndi umuheburayo mu baheburayo. Bati ntiwumva? Kandi abaheburayo ntibasenga Imana nk'iyacu. Ati kandi ndakijijwe, mvuye iwacu Imana intumye, ariko kuko nashaka kujyayo nahungiye hano mu ngenzi uko mushaka, nta nubwo ndibwirirwa nyisenga, nta nicyo ndi buyibaze, inkora ibyo ishaka. Usiko hari abakristo babaye nk'ibyihebe. Abati nishaka inkure mu mwuka n'ubundi yawumazemo. Babaye nk'ibyihebe, batizera Imana nk'inyembabazi. Bumva Imana imeze nk'abagabo batugiriye nabi kera, bafata Imana nk'ikintu kita, ariko Imana ni data. Yesu yigisha abigishwa gusenga, yarabwiye ngo Imana mujye muyita data. Ni data wa twese mwiza. Arababwira ngo inkora uko ishaka, ariko sinshobora kujyayo. Barambwira ati ugura umuheburayo ukaba uri n'umuhanuzi, ntabwo ibintu byawe n'Imana twabishobora. Tubwira icyo tugukorera, hanyuma iyo Mana yawe idukize cyangwa wemere dupfane nawe. Arababwira ngo nkurikije ukuntu nayumvise, nkurikije ijwi ryayo numvise, mpagurukana nayo. Muririmbyi yaririmbye indirimbo nkunda, yaravuze ngo mukize ijwi ryawe numvise, rindutira yose, rinyongorere mu mutima, ngo ntumvirayo mushya. Ababisha baranyeke, abari inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo, undinde ibicumuro. Ababisha ndirimba ayo magambo n'izo mbaraga zawe, ndirimba ayo magambo ari mu buzima, hanyuma bisunge Kristo, uzandinde ibicumuro, undinde ibicumuro. Yona yarazi ko batari bumuvumbure, ariryamira arasinzira, asinzirira muri korari, asinzira. Aravuga ati ko turi ijana se bazamvumbura ryari? Arasinzira aragona, abandi bari mu muraba, ko natanze menshi se bazamvumbura ryari? Ntabwo imirimo itwikira ibyaha, amaraso niyo atwikira ibyaha. Nta ndirimbo waririmba ngo zitwikire igicumuro, nta mafaranga watanga ngo atwikire icyaha wakoze. Nta na kimwe keretse amaraso ya Yesu gusa niyo akuraho ibyaha. Ibindi ni ibibesho, ibindi ni igipindi, ibindi ni ibinyoma by'idini. Yesu ni wewe
reka nukuri dore iri dini ndimazemo iminsi narivukiyemo uriya murekore de dimanche bampendahenda batijya wambara birebire abadeperi ntibambara ubusa ni yego mama ni rwose cyane nzabikora ariko nasanze nta mirimo yampesha agakiza wabambwe ku musaraba wenyine niwe wanyihishuriye menya ko ndi umunyabyaha ndihana ndizera aranyiza nibyo ndirimba nibyo mvuga shima umukiza nta mirimo Pawulo yanditse yaravuze ngo ntago dukizwa n'imirimo si imirimo nta mirimo nararirimbye nsigaye numva umuhogo uri mu muriro nararirimbye narabyinnye yewe narabwirije nirutse imisozi n'ibibaya nagenze n'amaguru nagenze n'imodoka nagenze n'amaguru nagenze n'amagare ariko nasanze nta mirimo ihesha umuntu gukizwa nta mirimo ihesha umuntu gukiranuka Kristo wabambwe kuri uriya musaraba mureba haleluya niwe wenyine ukubwira ngo urababariwe ukabubabariwe niwe wenyine niwe aya mashini baraya tuyamukomere niwe wenyine navukiye mu muryango ukijijwe nkajya numva ni sawa ese komo ni ibintu byoroshye nuzuye umwuka wera mfite imyaka 9 nuzura umwuka wera uwo munsi nahise manura ariko urugendo nagendanye na Yesu nasanze imirimo itegetswe n'amategeko itangiza ndashima umusaraba ndashima yamfansize ariko cyane ndashima ndashima nawe ririmba ayo magambo niba warahuye na Yesu ku musaraba ndashima haleluya ariko cyane ndashima wawe ubambweho Yona abwira abantu bari kumwe nawe mu bwato arababwira ngo kugira ngo mworoherwe mugere iyo mujya amahoro ikibazo ni njyewe ikibazo si umuraba ikibazo si ubwinshi bw'imitwaro mwashyize mu bwato ikibazo ni njyewe ushobora gusiga ibikwirukaho ariko ntiwasiga ibikwirukamo ibikwirukaho watega indege ukajya mu Burayi ukajya Dubai ariko ikikwiruka muragitegera icyaha ugura itike ya miliyoni n'andi asaga ujya muri Amerika ukagendana nacyo warasize uteye inda mu cyaro hepfo iriya icyaha kikakubwira ngo nanjye urantegera ukagitangira itike ukajyana nacyo ukagitegana indege ukagendana nacyo mu bwato ukagendana nacyo ku igare ukagendana nacyo ukigana nacyo ugasoza kaminuza uri nacyo kandi uzi so by the way icyo ibishyimbo birabora imyumbati irabora amasaka arabora imyenda irabora yewe amafaranga yarangira ariko icyaha ikibi cyacyo ntikibora arababwira ngo ninjye kibazo nimunjugunye mu mazi muroroherwa umutwara avata ubwo ari wowe ubyisabiye henga tubikore ngo barafata ishyano bajugunya mu mazi bati genda n'Imana yawe uzi ko bamujugunye mu mazi ngo umuraba ugahita utuza utegereje ko baguheza kugira ngo tubone amahoro kugira ngo amahoro aboneke harya twaje mu ijoro ry'impinduka nibagiwe aje kubwira Imana ibibaremereye araje abigenze neza ahindura ibyanze guhinduka anyikirije ko mukazi ahindura ibyanze guhinduka Yesu ahindura ibyanze guhinduka arabanza ahindura iby'inyuma cyangwa arabanza ahindura iby'imbere
imbere niho hari ikibazo, niho hatumye umuraba utubana mwinshi. Kuba umukristo ni ukubaho mu buzima budashidikanywaho. Turebere hamwe ibintu 5 Umwuka Wera yampishuriye bigaragaza umuntu uriho mu buzima budashidikanywaho. Iyi nyigisho ntago nayisoza, iminota irarangiye. Umwami nanshira inzira nzaza nyisubike nani nyisoze neza. Cyangwa Umwuka Wera nawe n'umwigisha mukuru aragendana namwe, agenda ababwira n'izindi ngingo. Ikintu cya mbere kiranga ubuzima bw'umuntu uri mu buzima budashidikanywaho ni igihe uhagaze imbere y'icyaha ukahavunesheje. Amen. Munyikirize haleluya. Ni igihe uhagaze imbere y'icyaha, kandi kugira ngo uneshe icyaha iyo kivuze nawe uravuga. Niyo principe nziza yo kurwana n'icyaha. Icyaha iyo kikuganirije nawe urakiganiriza. Kugira ngo urugamba rwose urushobore, ku mukristo mwiza umaranye n'Imana igihe uzi kuyumva, urugamba rwose rurangizwa no kuganira narwo. Dawidi ari mu kibaya na Goliyati, abasirikare b'Abisirayeli bose bahunze, yadirinze na Goliyati. Goliyati aramubwira ngo uranteye, wa gasore we kumugenda, wantumbi y'imbwa we. Niko yamubwiye. Yaravuze ngo mbese Abisirayeli babuze ingabo ku buryo banyoherereza intumbi y'imbwa. Barabona ndi umugabo uciriritse ku buryo ntarwana ndirwa ntumwanya kuri aka gahungu. Dawidi adiringa nawe, aramubwira ngo yewe Goliyati, nubwo uri muremure ukaba uri munini, ufite n'icumu rinini, nge mfite umuhumetso n'ibuye, ariko Imana ya Isirayeli iri bunshoboze ndakwica nguca igihanga. Kandi uyu munsi biramenyekana ko Uwiteka Nyiringabo uhagarariye ingabo za Isirayeli ari urwana kandi akanesha. Iyo ushaka kurwana urugamba mu isi y'umwuka ukarunesha, uganira narwo. Abanyumvise amen. Ntushobora kugera imbere ya Satani ngo ujenjeke umurebe icyoroshye uhavunesheje, ntibishoboka. Ko nawe nta mbabazi agufitiye. Kugira ngo urwane uneshe urugamba rwo mu isi y'umwuka, yegereye Yesu asoza amasengesho y'iminsi 40. Urayumva 40 Yesu ari mu butayu asenga atarya. Aramwegera, aramuganiriza, aramubwira ngo haranditswe ngo ndabizi ko ushonje ariko urabishoboye, uri umwana w'Imana, turaziranye, twabanye igihe mu ijuru, ndakuzi, nzi uko uteye, nzi uko uvuga, uri umuremyi, wafatira ibuye ukaruhindura umutsima. Yesu aramureba aramubwira ngo Satani, wa mwanzi we, turaziranye, ariko kugira ngo nkuneshe nanjye ndavuga. Waje unteye uvuga, nanjye ndakoresha kuvuga. Haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Kugira ngo uneshe urugamba rw'icyaha uhave neza, udiringa nacyo, uganira nacyo, ukakibwira ngo ndi muzima, nabishobora, ibiganza byanjye byakiba, umubiri wanjye wasambana, nabikora, nabibasha, ndi umuntu uri nomo, ndi normale, umubiri wanjye urakora, ndi muzima, nabishobora, ndi imbere yawe muka Potifari na Yosefu, ndi imbere yawe, uri umugore mwiza, ariko databuja yampaye byose, abaja n'abagaragu, stock ndayifite, amafaranga nabikuza, sof hari ikintu yanyimya cyitwa wawe. Sinshobora. Iyo ushaka kurwana n'icyaha ukakinesha, uganira nacyo. Ubuzima rero bugaragaza umuntu ubaho adashidikanywaho ni ukuhagarara imbere y'icyaha akahavanesheje. Munyikirize amen. Icya kabiri kigaragaza umuntu uri mu buzima budashidikanywaho, ariko sinava kuri aka kantu ka mbere ntavuze, hari akantu Umwuka Wera yampishuriyeho kandi gatoya. Mu kurwana n'icyaha no kukinesha harimo no guhakana, imbaraga zigufasha guhakana iby'isi yemeje nk'ihame. Amen. Mana y'ubutware we, munyikirize haleluya. Ndabizi ko iminota yarangiye, ariko mwihanganane nanjye, nari nanabakumbuye rwose. Hari ibintu isi yagize ihame, iyo isi itakubonye ubikora igira ngo nturi muzima, bagira ngo uri umuntu udatekereza neza.
hari iminsi yagiye ishyirwaho kubera ko ikinyoma iyo gitinze gihinduka cyambara umwambaro w'ukuri. Nanjye kuvuga ngo gihinduka ukuri, ariko Imana ntiyabyemera. Ikinyoma iyo kimaze imyaka kikagira n'abafana benshi, hari igihe gihinduka ukuri. Hari amahame yashyizweho na systeme y'isi, ariko Umwuka Wera dusaba kuviyora. Abanyumvise amen? Kugira ngo tugaragaze ubuzima bwa Yesu budashidikanywaho, hari amahame isi yashizeho ivuga ngo ibi nutabikora uranapfa, uranapfa, uranapfa. Ibi nutabikora nta kazi ubona, ibi nutabikora nta mugore uzabona, ibi nutabikora nta mugabo uzabona, ibi nutabikora ntuziga kaminuza ngo uyirangize, ibi nutabikora ntuzaba i Kigali ngo ubishobore. Amahame yashyizweho na systeme y'isi, ariko abakristo banyura muri yo. Kuba umukristo bigufasha kunyura mu mahame yashyizweho n'isi n'ikinyoma cya Satani, ukayaviyora, ukavuga ngo naho naba ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkenye byose, ndamahoro. None kubona Saduraka na Meshaki na Abedenego bari mu kibaya kirimo abantu ibihumbi n'ibihumbi, abahungu batatu bakavuga ngo iri tegeko tugiye kuriviyora, ubabonye wagira ngo nabasazi, ariko icyo barimo barakora barakizi. Baravanga Imana ntiyabura icyubahiro muri iki kibaya, ntisa n'iki kigirwamana cyane. Haleluya! Uko tuyizi ntifite amaboko nk'ay'iki kigirwamana, uko tuyizi ntireba nka kiriya kintu bakoze, uko tuyizi ibi birenge bitagenda ntago ari kimeze, ntago ishobora kubura icyubahiro turi hano. Baravuga ngo tugiye kuviyora itegeko ry'umugabo ukomeye mu isi witwa Nebukadinezari, nidushaka dupfe, ariko Imana twiringiye ihabwa icyubahiro. Ubwo ubuzima budashidikanywaho ni uguhagarara imbere ya boss, ni uguhagarara imbere y'ugukoresha, ni uguhagarara imbere y'ukurusha amaboko, ni uguhagarara imbere ye ukamubwira ngo iyi Imana yanjye ntago yagawa nkiriho, ntago yabura icyubahiro nkihari. Wa mugabo wanjye we ndagukunda, I love you so much, ariko Imana yanjye ntiyabura icyubahiro nkihari. Sherishu be, ntago Imana yanjye yabura icyubahiro nkiri umukobwa uyubaha, ntibishoboka. Ngo ubwo ubuzima budashidikanywaho. Abanyumvise amen? Icya kabiri kigaragaza ubuzima bwiza budashidikanywaho kuri umukristo mwiza, ni igihe uvuye mu mibabaro unesheje, usize ubuhamya bwiza. Haleluya! Nta kintu kiryohera ijuru, nta kintu kiryohera ijuru nko kubona Yobu wari umuherwe, ari umutunzi, Imana imutanze mu maboko ya Satani, ikamubwira ngo ndamuguhaye ariko nimanye ubugingo bwe, mujyane. Inka ze ngiziriya, intama ze ngiziriya, amafaranga ye ngariya, ibintu byose ubijyane. Nta kintu kinezeza Imana, nta kintu gitungura ijuru, ntacyo nko kubona umukiranutsi uhindurirwaho n'ibihe Imana yabyemeye, ariko akahava afite ubuhamya bwiza. Imana ishimwe. Bibiliya ivuga ngo Yobu iherezo rye ryabaye ryiza, ngo Imana imukubira kabiri ibyo Satani yaramunyaze. Mbabwiriza ukuri torero, nubwo tutaramenya iherezo ry'ibi bintu, ariko bizarangira neza. Ariko bashumba, ni ukuri bizarangira neza. Ibi turirimbiramo, ibi tubwiriza, ibi tuvuga, ibi duhanuriramo. Babyeyi mumaranye na Yesu iminsi, rubyiruko mutangiye none cyangwa mukomeje, bizarangira. Bafitiye amakuru meza mpawe na Yesu, avuga ngo nubwo tubibabariramo, ariko bizarangira neza. Bizarangira neza, bizarangira neza. Rero nta kintu kinezeza Imana nko kubona ubuzima bw'umukristo wahuye n'imibabaro ariko akava amanesheje. Abanyumvise twese amen? Icya gatatu kinezeza Imana ku buzima bw'umukristo ubanye neza n'Imana, udahindagurika, udashidikanywaho, ni ukubaho uri mu bisubizo ariko ntuhakane imbaraga z'umusaraba. Ni ukuba uri ahantu ufite ibikugose, ufite iby'isi yita amahirwe, warize, warabyaye, ufite etaje, ufite imodoka, ufite abana,
ufite akazi keza kaguhemba neza ku kwezi utarwaye, ariko imbaraga z'umusaraba zikaguma muri wowe, ukavanga ibi nabihawe n'Imana. Abanyumvise twese haleluya. Nta kintu kinezeza Imana. Dawidi ngo yararyamye rimwe, ngabona ukuntu yicaye, ajya yicara mu ntebe z'imyerezi, ngareba ukuntu arara mu bitanda byiza by'imyerezi, ngareba ukuntu abaturage bamukomera amashyi, areba ukuntu Imana yamukuye ku mpungure cyangwa n'ibindi byo kurya twita iby'abakene, igihe yari ari mu ishyamba ntawe umuvugira, ntawe umugemurira, ahanganye n'intare n'idubu gusa, ngo yibuka Imana, atekereza imirimo y'Imana, ngo yari yicaye aravuga ngo ariko se isanduku y'isezerano ibahe? Ni ubuhe buturo bw'isanduku y'isezerano Imana yanjye ibahe? Hari mu bisubizo, ngatekereza ku Mana, aravuga ngo sinzaryama, sinzahereza ibitotsi amaso yanjye, sinshobora gusinzira nubwo ndyama heza. N'ejo bundi Imana inkuye mu nama, nubwo ndimo nafata breakfast mu gitondo, abaja n'abagaragu baruzuye mu rugo, ariko sinasinzira, sinaryama, sinzahereza amaso yanjye ibitotsi, ntarabonera Imana ubutura. Imana iravuga ngo ndumiwe, mbonye umugabo utekereza, ameze neza, nta kibazo afite. Imana iravuga ngo Dawidi, trebye, nukuri nzagushyigikira, amaboko yawe nzayashyigikira. Nta kintu kinezeza Imana nko kubona umuntu mwiza nkawe, umukobwa mwiza nkawe, umusore mwiza nkawe, umumama mwiza nkawe, umupapa mwiza nkawe, ufata icyemezo cyo gukiranuka, ugahakanira isi, ukayibwira ngo wasiwe, sinzakwambarira ubusa, ntago isi izambonera ubusa, ntago isi izandunguruka. Imana ikaba ariko Mana we, haleluya, umumama mwiza nkawe, ugafata icyemezo ukavuga ngo nubwo bikomeye ariko nzarugumamo, nzihangana, nzahanga amaso Imana yanjye, izampa agakiza, nzayitegereza, ugapfakara, ukagumaho, ugasonza, ukagumaho, ukambara ubusa, ukagumaho, imyambaro yaza ukagumana nayo. Haleluya! Binezeza Imana ku kigero gituma Imana ivuga ibintu bikomeye. Icya kane, Mana we, iminota yaseje munayiriruka. Icya kane gitangaza Imana ikavuga ngo uyu muntu ni umukristo by'ukuri, ni uguhagarara imbere y'uwaguhemukiye ukamwitura ineza ntayo yaguhaye. Mana we, unyikirize amen. Ni uguhagarara imbere y'umuntu uzi neza ko yaguhemukiye, yakugiriye nabi, yakubabaje, ukamuhagarara imbere umubwira ngo mwene da, wambaye ubusa ndashaka kukwambika, urashonje ndashaka kukugaburira, abana bawe babuze minerivare ndashaka kubishyurira, kandi nta neza wigeze umubonaho na gake. Icyo kintu gitangaza Imana ku rugero mutakumva. Kubera iki? Uwo ni umutima wa Yesu wonyine. Yesu niwe wenyine wihanganiye abamugiriye nabi, azutse ntiyazukana inzigo, ahubwo azukana imbabazi. Tumukomera amashyi n'umwami w'abantu. Amashyi menshi kwa Yesu, haleluya! Bitangaza Imana cyane. Shimeyi yatutse Dawidi, aramubwira ati wa kigabo cy'igipfuwe, harya ngo wimikishijwe amavuta ra? Umuntu wimikishijwe amavuta yirirwa azerera nkawe? Ngaramutuka, ngamutera imikungugu. Yewe Shimeyi yatutse Dawidi ku rwego rwo hejuru, ubanza ari we mugabo wa mbere watukanye kuva isi yabaho. Aramutuka, aramwandagaza. Dawidi ni umusirikare ukomeye, ufite abasirikare bamurinda. Umwe mu bagabo b'ingabo aramubwira ati, Dawidi mwami, waretse uyu mugabo Shimeyi nkamuti kuri icumu rimwe gusa nkahita amurangiza. Aratuka umwami wasutswe amavuta kwe. Haka ngo ngufi ngo wewe bagutuka ngo uzikuririmba sipurano ugahita usezera. Wajewe irakorari iranyanga ngo baranzira ngo bangendaho. Dawidi baramututse Mosherami, bamwita imbwa, bamwe ngo wakubona ubwiriza, wakubona uririmba,
wakubona wirirwa amateraniro sejemu yagira ngo uri umuntu. Iyo wewe Dawidi baramutuka, umugabo w'ingabo aramubwira ati waretse nkamuhwanya nkahita amwica nkamurangiza. Dawidi aramubwira ngo yewe wa mugabo we ntago uzi ibyabaye, Uwiteka yemeye ko, Uwiteka yemeye ko Shimeya ntuka, mwihorera ntuke. Pawulo yanditse ijambo rikomeye, yavuze ijambo rikomeye nakunze. Yaravuze ngo tugaragara nk'abenda gupfa. Murataha gute? Yaravuze ngo isi tubona nk'abari muri moruge, nk'abamaze gupfa. Itubona nk'abantu b'abakene basuzuguritse, bintapfa ntikize. Itubona nk'abantu bafite izuba rya nyuma gusa bagahita barangira. Niko isi dufata. Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo bimeze bityo, munyikirize haleluya, nubwo bimeze bityo umwami ari muri twe, ari muri twe, ari muri twe. Imbaraga z'umusaraba ziri muri twe, imbaraga z'amaraso ziri muri twe. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa, turarengana, turicwa, umunsi ukira. Nafashijwe mwene Yesu. Bakubonye buruse yaje ukabona imibare ntivamo, baba atari kubura muntu wamubona yirirwa repeta ngo yagenga muri sepu. Umwe yarandebye mvuye kurepeta arambwira ngo ariko uzabona aho ushyira imibare, ubone naho ushyira indirimbo. Ndambwira nti imibare ifite Imana, ifite aho yagennye kuyishyira, n'indirimbo Imana yagennye aho nzishyira. Ndabizi uko bivuna, ndabizi uko bimera, ariko iyi mwiringiye ni inyembaraga, ni inyamaboko. Nahoze mbwira uwo twari twicaranye, ndamwe ntitwaryaga isahani imwe turi batatu, kandi duhanura, tubwiriza, twiruka imisozi, tujya kubwira abantu ko Yesu atabara. Twataha tukarya isahani imwe turi batatu, iriho iki? Kawunga n'amaminwa y'ibishyimbo. Tugaragara nk'abenda gupfa, dukubitwa hasi buri munsi, ariko ntiduherayo. Turasuzugurwa, ariko ntitugawa iby'iteka. Tugaragara nk'abakene, ariko dutungisha benshi. Tugaragara nk'abenda gupfa, ariko turiho, kandi nituriho none tuzakomeza kubaho, tuzakomeza kubaho, tuzakomeza kubaho, tuzakomeza kubaho, tuzakomeza kubaho. Igihe mbwiriza nkumva nzapfa, ariko ndacyahari. Mama, umuntu akubonye muri iyo ngofero yavuga ati dore umukecuru ugiye gupfa. Tugaragara, ariko turiho, tugaragara nk'abatamenyekana, ariko turi birangije. Ariko mwahereje Imana amashyi menshi. Turiho. Dawidi aravuga ngo mwihorere Shimeya, Imana yemeye kantuka, kandi ibi bitutsi ari kuntuka, ejo Imana izabivunjamo umugisha. Basa n'abatagira icyo bafite, nyamara bafite byose. Basa n'abatagira icyo bafite, nyamara bafite byose. Abona abanyamugisha n'abazimane, abo n'abaririmba bazimana, bazimana ingoma na Kristo. Abo hayiwe n'abanyamugisha,
bataragira, nubwo batarashaka, nubwo batarabyara, nubwo batarubaka amazu, abo n'abanyamugisha, n'abanyamugisha basimana ingoma ya Kristo. Amashyi kwa Yesu, haleluya, ya haleluya, ya haleluya, ya haleluya, basimana ingoma na Kristo. Nukuntu muri kundeba mwatuma umuntu akomeza akabwiriza, ariko reka ndekera. Muri abakiriya beza, uzi ukuntu mumeze, umuntu yakomeza akavuga ariko hataba harimo bawutuku bicaye mu madirishya. Reka dusenge Imana. Petero yavuze ngo abageragezwa nk'uko Imana ishaka babitse umuremyi wabo ubugingo bwabo, bakomeze berekane Kristo, ntibaba abantu bashidikanywaho. Abageragezwa nk'uko Imana ibishaka bakomeze bakore neza. Petero yihakanye Yesu mu minota mikeya, ariko Kristo amaze kuzuka, amaze no kuzura umwuka wera, yaravuze ngo wa wundi mwishe mukamubamba. Ikintu kizagushoboza kubaho mu isi udashidikanywaho nuko wuzura imbaraga z'Imana, ukuzura umwuka wera, ukuzura kwizera, ukuzura amasengesho, ukuzura ijambo ry'Imana, uzabaho mu buzima budashidikanywaho. Imana ibaho umugisha, muhaguruke dusenge.